Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu nashimwe cyane. Bakozi b'Imana, bakunzi b'Umwami wacu Yesu Kristo, abari ku isi hose, Uwiteka Imana abahezagire. Ndabaramukije mu izina rya Kristo Yesu. Rero ndabashimira cyane mwebwe musengera, mwebwe mumbwira ngo Imana inyongerere imbaraga, mwebwe mumba hafi mu bitekerezo, mwebwe mukora kuri komantere, mwandika komantere, abakora kuri like, mwebwe abakoze subscribe. Uwiteka Imana abahezagire cyane kandi mbasabiye umugisha bimwe bivuye ku mutima. Uwiteka namwe abanezeze ndetse arushirizaho kubanezeza nk'uko nanjye munezeza cyangwa se mushimisha. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Rero nshuti z'Imana, nshimiye Imana impaye uyu mwanya kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Turazi neza ko twese ijambo ry'Imana ni umutsima utera imbaraga. Ijambo ry'Imana rigaburira umutima, ijambo ry'Imana rigaburira ubwonko, ijambo ry'Imana ni ryo musingi w'umukozi w'Imana cyangwa se niyo fondasiyo y'ubuzima ku bantu basenga. Haleluya. Mwene data, burya urabasha gufungura imfungurwa nziza cyangwa se ibyo kurya byiza, ariko wabura ijambo ry'Imana uba ubuze ikintu kinini muri wowe. Yesu atugirire neza. Nicyo gituma rero Imana ikimpaye umwanya wo guhumeka, ikintije umwuka wayo, nanjye natekereje mu byiza nabasha gukorera Imana. Ndavuga ngo reka tujye dusangira n'abakozi b'Imana, tujye dusangira n'abantu b'Imana ijambo ry'Imana. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Rero nshuti z'Imana, muranezeza cyane kuko burya iyo umuntu atetse akabura ababigaburira biravuna cyane. Uzarebe iyo watetse witeguye abashyitsi ntibaze, murabifungura mwebwe mu rugo, ariko kandi ntago umuntu anezerwa cyane kuruta ko yari kugira gute, yari kubasha gusangira n'abandi. Imana itugirire neza rero. Ntago rero iby'Imana dukwiriye kubigira ubwiru. Hari ibyo tugira ubwiru bw'amasezerano, kuko Imana ikunda ibanga. Iyo Imana igusezeranije ikintu ntabwo ari ngombwa ukivuge kitarasohora. Yesu atugirire neza. Ariko kandi ijambo ry'Imana ryo ni ibyo kurya bisangirwa n'abantu bose. Niyo mpamvu tutabigira ubwiru, ahubwo dukwiriye kwamamaza inkuru nziza ya Kristo ku isi yose. Haleluya. Aho ntabashije kugera n'amaguru yanjye, ndatekereza yuko ikoranabuhanga aho rirahagera. Ndatekereza ko umuntu wumva ururimi rw'Ikinyarwanda cyangwa se ururimi rw'Ikirundi, navuga ngo ntabwo ubutumwa bwiza bwamucika. Yesu nashimwe. Uko Imana izagenda itwagura, hariho n'igihe tuzajya tubuvuga mu Cyongereza, byose birashoboka. Haleluya. Cyangwa se mu Giswahili, kuko ndazi neza muri Kenya hari inshuti zanjye kandi bavuga Igiswahili, bamwe ntibazi Ikinyarwanda. Kandi ndazi ko mpafite inshuti, hari abari Tanzania, hari abari ku isi yose bumva Igiswahili bakumva ni ururimi rubanejeje. Rero igihe kizagera Imana ishoboze nabyo mbitunganye neza kuri iyi cano, izo ndimi zose zijye zihatambuka kubw'imbaraga z'Imana. Haleluya, haleluya. Rero reka tubanze dusenga Imana mbere yuko nsoma ijambo ry'Imana. Murihangana, mba narondogoye ariko kandi mba nezejwe n'Imana. Haleluya. Rero reka tubanze dusenga Imana kugira ngo idushoboze. Mana nziza, ndaguciriye bugufi, wowe ushyirwe hejuru nk'Imana, wowe utuye ahirengeyeho mu ijuru, wowe utegeka isi, wowe utegeka ibintu byose bikakumvira, amajwi yose agatuza, ijwi ryawe rikaba ryo ryumvikana kandi ijwi ryawe rikaba ryo riganza.
Mana nziza rero uyu mwanya w'ijambo ryawe Mana nciye bugufi ntabwo ari ryo ugaragara, ahubwo Uwiteka izina ryawe rihabwa icyubahiro. Urakoze cyane rero papa mwiza, wowe ushyirwe hejuru, uba ari we wivugira, uba ari wowe urangurura ubwoko bwawe, uba ari we wigisha ubwoko bwawe, ko jyewe ndi umuswa ntaho nageza umuntu, ariko numanuka ukabana natwe, twebwe twese turafashirizwa imbere y'amaso yawe, kandi turatahura ikidushaka uyu mwami. Urakoze papa mwiza, shyirwa hejuru kuko ugira neza mu izina rya Yesu, amen. Rero nihanganishije abantu bafite abarwayi cyangwa se mwebwe murwaye, nihanganishije abantu bafite ababo mu nzu y'imbohe, nihanganishije abantu bari mu bihugu birimo intambara, harimo abarimo guhunga, abandi bafite ibibazo runaka, hari ababuze renti, hari ababuze akazi, hari ababuze ibyo gufungura, mwebwe mwese ni ukuri ndinginze Imana yo mu ijuru ibakomeze kandi ibacire akanzu, ibyo muyikeneyeho bibahe kubw'izina rya Kristo Yesu. Reka rero dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Zaburi. Niho Imana ishimye ko aya masaha dusoma. Turasoma igitabo cya Zaburi, ibice byaho 93. Imana itugire neza, tuhera ku murongo wa mbere turangize n'umurongo waho wa 4. Haravuga ngo Uwiteka ari ku ngoma, yambaye icyubahiro. Uwiteka arambaye, yikenyeje imbaraga, kandi isi irakomeye, ntibasha kunyeganyega. Intebe yawe yakomeye uhereye kera, wowe Uhoraho wahereye kera kose. Mu kibazo cy'amaso murambabarira. Uwiteka, inzuzi ziteye hejuru, amajwi yazo. Inzuzi ziteye hejuru, guhorera kwazo. Amajwi y'amazi menshi, umuraba ukomeye nk'inyanja. Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Yesu atugirire neza cyane. Haleluya. Dusomye amagambo y'Imana, kandi amagambo navuga ngo ntabwo ari make, kuko burya jyewe ijambo ry'Imana niyo zaba inyuguti zibiri, kuko hari ibyanditswe byera, mba numva bifashije. Imana idufashe. Rero uyu mwanditsi yandika avuga uburyo ki Yesu akomeye, Yesu Kristo akomeye, kandi avuga imbaraga ziwe ko zihagije, yikenyeje imbaraga. Yesu nashimwe. Haleluya. Arangije hepfo aravuga ngo amazi arazikutse, inyanja zirazikutse n'amajwi yazo asuma, ariko arangije aravuga ngo Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Haleluya. Nkuzaniye ijambo aya masaha, cyangwa se bene data mwese mbazaniye ijambo rivuga ngo, ijambo ry'ihumure rivuga ngo menya neza yuko Uwiteka uri hejuru y'ibyo byose uri guhura nabyo. Uwiteka uri hejuru y'ibyo biri gusuma imbere yawe, biri gusuma mu matwi yawe, biri gusuma ku buzima bwawe, ibyo ngibyo biri gusuma mu kazi kawe, ibyo ngibyo biri gusuma mu gihugu urimo. Uwiteka uri hejuru abirusha amaboko, abirusha imbaraga. Imana itugirire neza cyane. Haleluya. Nabonye hari igihe umuntu amajwi azikuka akaba menshi mu mutima wiwe, mu matwi yiwe amajwi akaba menshi, ukumva ibiteye ubwoba byinshi, ukabona ibiteye ubwoba byinshi. Yesu adufashe. Ariko kandi iyo wizeye Uwiteka arabirengera. Uwiteka abigenda hejuru, akakwambika imbaraga nawe ubwawe zo kubigenda hejuru. Yesu nashimwe.
nigeze nabona reka ntange ubuhamya gato cyangwa se intahe ku bavuga ikirundi. Ni ukuvuga ngo hari igihe nanjye nabonye inyanja zuzuye, mbona amajwi abaye menshi, mbona ubuzima bwari bukakaye. Imana itugirire neza. Icyo gihe twari dufite ikibazo cy'uburwayi mu rugo. Bene data, iyo ntahe sinzarambirwa kuyitanga. Iyo nsomye ijambo rivuga imbaraga z'Imana cyangwa se rivuga gukomera kw'Imana, mpita nibuka ibyiza Imana yankoreye. Yesu nashimwe cyane. Rero turangije, umutware ararwara agera kure, hahandi hari umunsi yageze kuri etapi yo kumva ko igihe cye kirangiye. Yesu adufashe kandi Yesu atugirire neza. Icyo gihe nari musize mu rugo amaze iminsi arwaye, nanjye ngiye gushakisha. Yesu atugirire neza kuko abandi bose bashakisha. Rero ndangije nahise numva telefone impamagaye. Niyo nari nkigenda, ariko kandi adashize n'isaha arambwira ati garuka mu rugo. Imana itugirire neza. Yumvaga muri we imbaraga zishize, yumvaga muri we yakiriye gutaha akava muri uyu mubiri. Rero Imana itugirire neza. Namugezeho sanga reka nkoze ku mubiri, nkoze hano mu misaya, numva wapi. Noneho ndavuga nti kabisa umwuka waheze. Ariko hari ikintu nibukije Imana, hari ikintu nabwiye Imana. Imana itugire neza. Neje ndayibwira ngo Mana, mbere yuko na telefone umuntu uwo ari we wese, reka mba ari we mvugana nawe. Yesu nashimwe. Ndayangije mbwira Imana, ndayibwira ngo Mana, ntago wigeze umbwira ko umutware wanjye agomba gutaha iki gihe. Yesu atugirire neza kandi Yesu adufashe. Haleluya. Ndasenga Imana, ninginga Imana, ndayihendahenda, yemwe nca bugufi imbere y'Imana. Yesu nashimwe. Iyo nibutse icyo gihe mba nibuka imbaraga z'Imana. Haleluya. Hari igihe Imana itwiyereka twabuze umuntu n'umwe tubwira. Hari igihe Imana idutabara twabuze umuntu wadutabara. Hari igihe Imana ikamya inyanja yari izikutse, Uwiteka akayihosha. Yesu nashimwe cyane. Senga Imana. Maze gusenga Imana, nyuma hafi y'isaha n'iminota 50, ngiye kumva numva arambwiye ngo humure rega. Haleluya, haleluya. Ariko akuka kari kure cyane, akuka kari kure cyane. Ariko shima Imana yo mu ijuru yamwongereye umwuka, akongera ikamugarura muri uyu mubiri. Yesu nashimwe. Haleluya, haleluya. Ayo ni amajwi yarazikutse. Imana itugirire neza kandi Yesu adufashe. Mwene data, nshuti y'umusaraba, icyo gihe nahaboneye Imana. Nubwo nari nsanzwe nyizi, ariko nabonye Imana bundi bushyashya. Yesu nashimwe cyane. Mbona Imana iramugaruye. Na bugingo n'ubu aracyahumeka umwuka w'abazima kandi ari mu murimo w'Imana. Yesu nashimwe cyane. Hari igihe rero ugera mu amazi akazikuka, ukabona amazi arazikutse, ukabona inyanja zirazikutse. Emwe nicyo gihe nari ahantu ntazi umuntu n'umwe. Ariko reka mbabwire ngo Uwiteka arahambaye, ajya abera hose icyarimwe. Yesu adufashe. Mu gihe nari ndimo kwibaza muri icyo kigeragezo, ndahamagara nde umufasha kujya kwa muganga. Mwene data, abantu baruzuye isi, ariko hari igihe ugera mu kibazo ukumva uradidaniwe, ukumva muri wowe ubuze inshuti ya bugufi yakwitangira ngo igufashe muri icyo kibazo. Ariko muri uwo mwanya Uwiteka Imana yaraserutse, ndamubona. Yesu nashimwe cyane. Kandi si uko atari afite imiti, twari twaraye tuvuye kwa muganga, imiti yuzuye mu rugo. Bene data, hari igihe inyanja zizikuka, hari igihe amazi asuma,
akaba menshi ku buzima bwawe. Yesu atugirire neza. Ariko hari imbaraga ziyaturisha, hari imbaraga ziturisha inyanja, hari imbaraga ziturisha umuraba, hari imbaraga ziturisha imivumo, hari imbaraga ziturisha imbaraga z'abadayimoni, hari imbaraga ziturisha imbaraga z'amahembe, hari imbaraga ziturisha imyuka y'ibitega. Yesu atugirire neza kandi Yesu adufashe. Haleluya. Nubwo nawe uri kubona rero imbere yawe bizikuka, ukaba ubona imbere yawe inyanja ari nyinshi, reka nkubwire ngo Uwiteka Imana uri hejuru yabyo abirusha amaboko, abirusha imbaraga, aruzuye, arikenyeje, arakomeye. Yesu nashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Nshuti y'Imana, Imana irandengera icyo gihe, Imana mbona irantabaye. Nari ndimo kwibaza ndavuga ngo umuntu yahwereye gute, numva umutima urambwiye ngo abantu bagiye kuvuga ko yari amaze igihe arwaye. Nimvuga yuko yahwereye ntahari, bazavuga yuko nari namuhaze. Ariko mwene data, inshuti y'Imana, Imana ijya igoboka aho rukomeye. Imana yarandengeye icyo gihe, ndayishimiye nanone. Haleluya. Nongeye kwishima imbere yanyu. Imana irahambaye, n'Imana iri hejuru y'ibyo byose, kandi Imana ibirusha amaboko. Hamwe n'ibidutera ubwoba, Uwiteka abirusha amaboko. Hahandi ubona bikugose ukabura kuvuza induru, ukabura n'amarira. Burya mbabwire ngo abadamu dukunda kugira amosozi hafi cyangwa amarira hafi. Ariko icyo gihe nabuze n'amarira narira. Numvaga Satani avuga ngo isi kubanye, ngo ku isi kubanye ndende se uratabazana. Ariko nibuka ko mfite Yesu, kandi nibuka ko Imana hari ibyo yagiye imbwira. Haleluya. Nibuka Uwiteka ko nta rupfu yigeze ambwira rw'icyo gihe. Imana itugirire neza. Si uko ntazapfa, si uko atazapfa, si uko utazapfa, ariko kandi burya umukristo ntabwo ajya atungurwa. Yesu atugirire neza. Hatungurwa abantu badasenga, hatungurwa abantu batubaha Imana, hatungurwa abantu batavugana, batajya bumva ijwi ry'Imana. Nagushishikariza rero kujya ugira umwete wo kugira ngo uvugane n'Imana. Niwagirwa uwo mugisha, ujye ugendana n'ijwi ry'Imana. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Rero bene data, niryo jambo ry'ihumure. Reka ubuhamya mbuhagarikiraho. Ijambo ry'ihumure rikubwira ngo Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Birashoboka ko ufite ibintu biguteye ubwoba, birashoboka yuko uri mu buzima buguteye ubwoba, birashoboka yuko umaranye igihe ikintu kiguteye ubwoba, ariko uyu munsi hindukira, upfukame, ubwire Satani ngo Uwiteka uri hejuru akurusha amaboko. Yesu nashimwe cyane. Mwene data, birashoboka hari ibyo biguteye ubwoba. Rero ndakwinginga dufatikanye gusenga, kandi uhumure. Hari Uwiteka urusha ibyo byose amaboko. Birashoboka ko ari umukoresha wawe ugutoteza mu kazi, birashoboka yuko ari umuturanyi wawe ugutoteza, birashoboka yuko mu rugo rwawe hari ibikakaye ubona bitagenda neza, birashoboka ko hari ibiri ku buzima bwawe bitari kugenda neza. Ariko ndakubwira mu izina rya Yesu, wizere Uwiteka Imana abirusha amaboko. Iyo Mana yabambye ijuru ikabamba isi, igashyiraho ibintu byose, irusha ibintu byose amaboko. Imana itugire neza. Reka dusengane Imana. Uhumure, ntutinye, Uwiteka ari bukurwanirire. Ndagushimiye Mana nziza, ngushimiye kubw'ijambo ryawe uduhaye n'ubwoko bwawe.
Mana tumenye neza yuko uri hejuru y'ibintu byose, hari ibidutera ubwoba, hari ibituma mwami Yesu Kristo imitima yacu ishidikanya, hari ibituma imitima yacu itentebuka. Turasenze twinginga imbabazi zawe ziboneke ku bwoko bwawe, amaraso ya Yesu abeza abatunganye, kandi Imana bari bananiwe ubongerera imbaraga, abari bafite ubwoba mara ubwoba mu izina rya Yesu. Uturisha inyanja zibahagaze imbere Mana, uturisha imisozi ibiri imbere yabo, ibizikuka Mana bibateye ubwoba. Uwiteka ugaragare ubaneshereze, ubiturishe mu izina rya Yesu, uturishe inyanja ubwoko bwawe bwambuke. Urakoze Mana, turagushimiye kuko uri uwera, icyubahiro n'ikuzo byose bibyawe. Amen. Haleluya, bye bye, ndabakunda.